inshuti zanjye z'abadepite ziba mu nteko Yego. nzavuga abakigeho neza noneho n'izisigaye tuvugisha ukuri uwakwigishije icya 10 muri ibi bitatu tumaze kuvuga yakwigishije iki ese wowe ugitanga utanga iki ese wowe ugitanga ugihande ese wowe ucyakira uri iki wowe ucyakira urinde uri umurewe uri umusuhuke abimenye nabega bangaba abacyaba bangaba yakira banyuza bakigira abarewi kandi ari abazigaba mwabazigaba mwe mwigiza abarewi kungu iki rero cyari icya 10 cy'abasuhuke abatishoboye n'abatagira gakondo nyine n'abarewi batagira gakondo muri Isiraheli si cya gatatu twagiye ku cya 4 ntabwo navuze ko tutaratinda kandi nukugira ngo dushireho umucyo abantu batazarambirwa bakongera kubitubaza nazagiye umuntu wongera kumbaza ku cya 10 nzajya muzanashiraho na thumbnail yacu nshaka kizarebwe nabangahe cyane rwose ariko mujye munacyohereza bene wanyu birwa babibaza yes tugeze ku cya 4 tuje neza kandi guhaye ikaze nje muri Gospel Talk ngewe nitwa Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda iki kiganiro tugiye gukora ndashaka dusubize umushiki wacu watwandikiye commentaire witwa Jeannette niyo dusenga yaratwandikiye tuvuga ngo bakozi bima mu nsobanuro n'ikiganiro twe twakoze tuvuga ngo isezerano rya cyane isezerano rishya abantu benshi nago bamenya kuri huza ngo bamenye icyo Yesu yakoze mu isezerano rishya ese iki rya kera ryo ryamushushanyaga gute aratubaza ngo mwongere mutubwire neza mudusobanurire ese icya 10 kigira 10 niko barundi bakita icya 10 Yesu mu byo yabambanywe ku musaraba abikuza aya mategeko nacyo kirimo ndagishamikaho ni isabato kugira ngo masengesho dufashe muri iki kiganiro nago kiratinda ariko nagira ngo iki kiganiro cy'icya 10 tugishireho umucyo umuntu uzajya ubikora ajya bikora ku mahitamo ye ariko atari uko yayobejwe niba warumvisha iki kiganiro ngo ayikaze urakoze cyane umugisha w'Imana ukubeho ndakunda gusaba umfatire Bibiliya kugira ngo dusome yego kuko ni byiza ko dusoma Bibiliya kugira ngo bamenye ibyo tuvuga ibyari byo reference yabyo yego hanyuma rero ndagira ngo batangarize ko icya 10 ni kimwe mu mategeko 613 Abisirayeli yari yanditse mu gitabo cy'amategeko y'Abisirayeli memu n'isabato byose biri kumwe muri ayo mategeko rero Yesu Kristo adupfira ku musaraba ntabwo yabambye bimwe ngo ibindi abyiworere gusa ibyo ngibyo byo babisigiye abayobozi b'amadini babisigiye kugira ngo bibonere indonke kuko mu byo bapfuye na Yesu nabyo birimo kumva ngo araje akijije umuntu nta turo ryo kwihumanura nta gitamba tanze kuko baramubazaga ateko nk'ubwiye utinyuka ukavuga ngo ibyaha byawe urabibabariwe gutubwira umuntu ngo ababariwe ibyaha nta gitambo yasanye kandi hari ikintu cyabaye buriya Yesu akimara kuvuka hari ikintu cyabaye ku rusengero cyangwa se ku ihema ry'ibonaniro cyangwa aho batambiraga ibitambo buriya ubundi iyo batambiraga umuntu igitambo nimba batuye bamuza azanye nka rya tungo cya gitambo gikuraho ibyaha bakarambika ikiganza cye mu gahanga k'iryo tungo bakaritongeraho amagambo barangiza bakajya kuryohera mu butayu ni ukuvuga ngo iryo tungo ryaragendaga bazirikaga agashumi k'umutuku ku rusengero ku nkomanizo ako gashumi k'umutuku iryo tungo bakaryohera ryaragendaga ubwo ibyaha bikaba bikimuriho nubwo ryagiye iyo ryahuraga n'inyamaswa ikaryica cyangwa se wenda rikipfusha kagashumi kari ku rusengero kahindukaga umweru noneho kahinduka umweru bikavugwa yuko bya byaha bya wa muntu bikuweho ariko kuva Yesu yavuka barazirikaga bagategereza ko kazahinduka bagaheba ryapfa ritapfa bagatekereza bagaheba kaguma ari umutuku vuza ati ukuraho ibyaha mu buryo bwa nyabwo yaraje ntabwo ibitambo bigishoboka ko gakurwaho n'igitambo cy'itungo so nukuvuga ngo rero ni ibintu byinshi ntabwo nshatse kubisubiramo kubera ko dushaka gufokasinga ku cya 10 uyu munsi rero ibya 10 ubundi nta nubwo abantu bazi ngo ni cya 10 cyari kirimo ibice bingahe ariko icya 10 cyari kirimo ibice 4 kandi bya 10 byose uko ari 4 byari bitegetswe mu Bisirayeli ahubwo ikibazo kiranavugwa kiti nimba muri ibyo bya 10 byari 4 wowe wabwirijwe iki hari amategeko y'uburyo ugomba gutanga icyo cya 10 ese ayo mategeko yose urayubahiriza nimba ari yego Imana ishimwe jambo ry'Imana twararisomye mu kiganiro cy'ubushize riratubwira ngo umuntu wese
ukurikiza cyangwa se utwarwa n'amategeko ni ikivume, kuko handitswe mu mategeko ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditse byose mu gitabo cy'amategeko ngo abikore. Hanyuma rero iyo uri kubikora bya 14 byose nimba utabitanga cyangwa utabishyitsa, byanga bikunda ukaba hari icyo wahisemo kandi nabwo ukaba utagitangira igihe cyangwa ngo ugitange mu buryo bukwiye, waba uri kwivumisha uwo muvumo w'amategeko. Iyo iravuze ngo uri ikivume. Yego, uri ikivume mu yandi magambo. Ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana nsomera mu Kubara. Yego, turebe icyo cya 10 cya mbere. Kubara ibice 18 umurongo wa 21 ugeze 24, 18 21 kugera 24. Tugiye gusoma twihuta. 18 21 handitse amagambo agira atya ati Abalewi dore mbahaye kimwe mu 10 cya byose kizatangwa n'Abisirayeli kibe gakondo yabo. Yego, mwibahembeye imirimo bakora yo mu ihema ry'ibonaniro. Uhere none Abisirayeli ntibakiri hafi y'ihema ry'ibonaniro. Yego, batagibwaho n'icyaha bagapfa. Ahubwo Abalewi ari bo bakora imirimo y'ihema ry'ibonaniro, aba ari bo bagibwaho no gukiranirwa kwabo. Iryo riba itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose, kandi Abalewi ntibazagire gakondo mu Bisirayeli. Voilà, Imana igumugisha. Iki cya 10 cyo mu bwoko bwa mbere cyari igihembo, cyari umugabane w'Abalewi. Nyuma Imana imaze gushyiraho ikiciro cy'ubutambyi, kuko urabizi ko mbere abantu batambirwaga n'umukuru w'umuryango, ariko noneho Imana imaze gushyiraho ubutambyi busesuye mu muryango wa Isirayeli wose, Imana yahisemo gufata Abalewi ibahereza gakondo y'icya 10, kandi ngira ngo bizi neza ko ibyo ngibyo byabaye gakondo yabo n'igihe Yosuwa yamaraga gufata igihugu cy'i Kanani. Yagabanije iriya miryango yose, Abalewi bo nta mugabane bigeze babona i Kanani, kubera ko gakondo yabo, umugabane wabo wari icya 10. Icya 10 cya mbere ni igihembo cy'Abalewi cyangwa se ni gakondo y'Abalewi, kuko Abalewi batagiraga gakondo mu Bisirayeli. Nta mirima bagiraga, nta bundi butunzi bagiraga, ibyabo batungwaga n'urusengero. Ngiki cya 10 cya mbere cy'ubwoko bwa mbere cyatangwaga mu Bisirayeli. Mw'abantu mwaha tugeze murabyumvishije? Ndumva mvuze make kugira ngo bashobore kubyumva. Icyo cya mbere turakibonye. Icyo cya mbere kigira 10 cya mbere igihembo cy'Abalewi, kuko batagira gakondo, ariko cyabaga cyarejwe Uwiteka gihemba Abalewi nk'umuryango wahisemo gukora umurimo w'ubutambyi. Nabo babaga ku rusengero iteka ryose, nta gakondo bagiraga, nta yindi mirimo bajyagamo, bo n'abana babo n'abagore babo. Nuko iyo bakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, gukiranirwa kwabo kwababarwaga. Icyo ni icyambere. Icyo ni icya 10 cya mbere. Nsomera Gutegeka kwa 2. Tugiye kureba icya 2. Gutegeka kwa 2. Yego, ibice 14 murongo wa 22. 14 ku 22. Gutegeka kwa 2 14 kugera 22. 22 ntuzabure gutanga kimwe mu 10 cy'imyaka yose iva ku mbuto wabibye, iyo imirima yawe izera uko umwaka utashye. Kandi uzajye uririra imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izatoraniriza. Ukirira mbega muri make. Kandi uzajye urira, hari isako, imbere y'Uwiteka Imana yawe ahantu izatoraniriza kuhashyira izina ryayo ngo rihabe. Kimwe mu 10 cy'amasaka yawe n'icya vino yawe n'icy'amata n'icy'amavuta ya elayo yawe n'uburiza bw'amashyo yawe n'ubw'imikumbi yawe, kugira ngo wige guhora wubaha Uwiteka Imana yawe iteka ryose. Yesu agumugisha. Ahantu hasobanure neza. Kandi uzajye urira. Icya 10 ubwoko bwa kabiri bw'icya 10 cyari icya 10 cyo kurya wowe ubwawe n'umuryango wawe, ukakirira. Urumva kuyigusohokana uko umwaka utashye. Urumva batangaga icya 10 ku byo wejeje byose, bakagikusanyiriza hamwe, barangiza kuri uwo munsi w'iminsi mikuru yabo bakagenda bakajya ahantu Uwiteka yatoranije, niko batubwiye. Wagerayo imihango iri buhabere, wagombaga kurya ibyawe wazanye, ariko by'icya 10 bya kimwe cy'icumi cy'ibyo wajyanye mu mashyo mu vino mu cyo byose cyari ugusohoka. Umwana mwagiye mureka kudutubura koko mutubeje. Siko Isirayeli Imana yabashyizeho kwinjoyinga no kujya gutembera no kwata umwaka urashize n'urataye muze twishi. Isirayeli maze kubona ko bari bafite imico ijya kumera nk'iy'Abanyarwanda cyane. Urumva
iki cya 10 urumva imyaka yose mwamaze mumira utwanjye kumva Imana yarashyizeho n'umunsi wo kuba ati muze hano cyane hari ahantu hatoranijwe cyane rwose iteka yashyizeho yego iki cya 10 nzi ko mbonye ko ari na mpamvu Satani yeza pirata ashyiraho ahantu he ati ayacu turayaririmba nza kukumarira urumva reka nakubwiye ngo Satani nta creativity agira warapirata ibyo guhanga udushya twe reka byaramushiranye ubwonko bwaramushiranye nukuvuga ngo rero iki cya 10 iyo ukomeje ugasoma ni nacyo cya 10 cyonyine mu Bisiraheli cyagaragaragamo amafaranga ukomeje ugasoma wanabibona kuko ijambo ry'Imana ryaravuga ngo kuko aho hantu hejejwe hashoboraga kuba n'urugero nimba dutuye nka hano akaba ari Kagitumba kandi aho Kagitumba ntiwajyana y'ihene ngo uzayigezeyo ijambo ry'Imana nukomeza kurisoma urasanga ryaravuga ngo wahari Uwiteka Imana yawe nimara kuguha umugisha urugendo rwakunanira ntubashe kujyana ibyo kuko ahantu Uwiteka Imana wenda yahaye umugisha azaba yatoranije kuhashyira izina ryayo hakubaye kure nibimera bityo uzabigure ifeza uzihambire uzijyane ujya ahantu Uwiteka Imana yawe izaba yaratoranije uziguremo icyo ushaka cyose inka cyangwa intama cyangwa vino cyangwa igisindisha cyangwa ikindi cyose umutima wawe ushaka ubisangire nawe mu rugo rwawe aho hantu imbere y'Uwiteka Imana yawe mwishimane cyari cya 10 cyo kwenjoyinga ni nacyo cya 10 cyonyine cyazagamo ifeza maze kubona ko ari umupasiteri kazi wadutumiraga akatubwira niba bitari byerejwe simbizi akatubwira ati muze dukora amasengesho yo kurya afite ubundi bwenge nyine erega nababwiye ko abantu basoma izi Bibiliya ni abantu batatu harimo abantu basoma bashaka kureba mibizira ngo bari byo bakora urumva harimo nabo bashaka kureba izo pirate nyine kugira ngo bapirate bisa nabyo kugira ngo babihumanisha ubwoko bw'Imana icyo bita guhumanisha parti ya kabiri y'amahumane basha urumva hakabamo rero natwe tuyisoma tw'abana b'Imana tuba dushaka umwuka gahishura Kristo akatwihishurira mu byanditswe kandi hakabamo n'abandi bayisoma bagira ngo bareba aho ibihe bigeze barusheho gushyiramo umuvuduko mu kwepinotiza no kwica no guherebereza icyo rero ni icya 10 cya kabiri iyo wabonaga utashobora kubijyanayo waragurishaga wagerayo ukagura mu kariri imbere y'Uwiteka ukagura kenjoyinga abakirisitu bakarangira impamvu Imana yashyiragaho icyo cya 10 byari ukugira ngo hatazagira uvuga ngo yabuze amafaranga kuko nta utarahingaga nta utarororaga wagombaga kugenda urumva nimba wenda mu mwaka nkatwe tugira ibihembwe bitatu mu mwaka tugira saison A na B na C nukuvuga saison A wabikagaho dukeya ukabuzi kutemerewe kubikoraho icya 10 cy'ibyo wungutse ukakibika no kuyindi saison kugira ngo mwese kuri kiriya gihe muzishime hatagira umuntu uvuga ngo nge nashiriwe niyo mpamvu Imana yababwiraga kubika ku cya 10 bazungu buriya ni babi cyane ziko bakora mu mpera z'umwaka bati tujye ku mucanga buriya barajonjoye batira ijambo Uwiteka ibintu Uwiteka yarabyemeraga ariko katubikore mu buryo no mu bihugu bino bihugu by'Uburayi na Amerika bagira umuco wo gutanga restaurant buri mwaka barareba ese wasohoye amafaranga ngahe wasoza ngahe byagenze gute ya mafaranga yose bakaguhaho restaurant ku buryo ushobora kujya kubona baguhaye nka miliyoni nk'ibihumbi bingahe by'idolari nka 6 10 bitewe nayo wasohoye bakanavuga ngo ese wari ukwiriye gutungwa n'amafaranga ngahe barabibara hariya nimba umuryango wawe wenda muri abantu 5 baravuze ngo mwagombaga gutungwa n'ibihumbi 2 n'urugero ku kwezi bakajya kubona wowe ukorera icya 5 ya 500 arengaho barayateranya bakayateranya ku mwaka bakazayaguha kavuga ati twasanze muri umwaka harakosomye ibihumbi 15 kandi haragombaga gukosoma 17 rero ubwo ngubwo bibiri bisigaye wagomba gukosoma akira bakayaba donc icyo cya 10 rero nibwo uzajya kubona ukabona nk'abanyaburayi benshi baje muri Afurika basuye iwabo tugiriye n'imbabazi nakavati Robert numvishe mvuga Imana neza akira muhungu wanjye ibyo ngibyo nuko bigenda abantu bakijwe mwamaye amafaranga
ubu habuze umuntu ukijijwe avuga atakira mushyigikire shase mwana w'Imana za mbaraga se zabakundiye sha oya mvuze umuntu ukijijwe ukijijwe unezerewe uvuga ati witeka yaramaye kanjye nihere kuri Robert yirire vandi mwese ni kwa kundi nyine ubwo twikomereza Imana niyibizi ababikoze n'ababikora Yesu abaha umugisha noneho tugiye gusoma ubwo icyo si cya 10 cya kabiri turakirangije tugeze ku cya gatatu yego soma gutegeka kwa kabiri 14:28 14:28 yego 14 kanihute 28 aravuze ngo uko imyaka 3 ishize uzajya ukuraho 1/10 cy'imyaka yose wejeje muri uwo mwaka wa gatatu ubibike iwanyu maze umurewe kuko adafite umugabane cyangwa gakondo murimo umusuke umunyamahanga imfubyi umupfakazi bari iwanyu muri karitsiye bazaze barye bahage kugira ngo Uwiteka Imana yawe nanone iguhe umugisha kubw'imirimo yawe yose ukora. Wacyumvise icya 10 cya gatatu cyari icya 10 cyo gukusanyiriza abantu batishoboye abasuhuke nyine ari bo bashyitsi imfubyi abapfakazi abakene abatishoboye wagombaga kugikusanya kugira ngo ukibikire abo bantu bazakirye nabo banezererwe bashime Imana kubw'umurimo wawe uko imyaka 3 cyari icya 10 cyo mu myaka nkurikije induru y'aba batipe nta nahantu kuba ibya 10 uko bigize cyari cyo mu mwaka nta nahantu barerekana ko ari buri kwezi mayi nka data ahubwo kandi abakoboyi bagira icya buri munsi oya tuganire buri Imana yakundaga nuko imbaze kubona ko Imana yakundaga Abisirayeli abashyiriyeho abantu babakorera umurimo w'ubutanga cyane yavuze ati umwaka nushira cyane mujye muba nicyo kurya ubwabo nicyo umwaka niki cy'abasuhuke cyo ni mu myaka 3 mu myaka 3 mukusanyiriza icya 10 cy'abakene abapasiteri babaka icya 10 barabibasomera cyangwa ni Maraki basoma ndaje naho magere ko naho ndagerara ko turasanga mu bya 10 byose Bibiliya ivuga inategeka nta na kimwe mutanga mwebwe mwirwa muvuga ngo bantu muvango mwaratanze icya 10 iki cy'imyaka 3 mwaragitanze kimfubyi n'abapakazi n'abasubize baratanga ibyo batazi bantu muvuga ko mutanga icya 10 bigeze mwisohokana n'umuryango wanyu ngo mugende munezerwe mugire uti Uwiteka waraduhaye dore twahiriwe n'imirimo y'amaboko yacu katuvovore akakoko kibika ntago aribo bemereye kukibika bakivovora se batakibonye cya 10 bazi ni kimwe kubona impamvu abapasiteri batantumira ngiye ngo nze kubwiriza iwabo bamagara mwana ukajya kumena umuceri gutukura urukundo dutwikiriye umva abantu bakwiye guhabwa icya 10 muri iki cya gatatu murewe kuko adafite gakondo urumva umwaka washize waramuhaye ariko undi waramuhaye ku mwaka wa gatatu nawe rero fata urebe uhitemo yego nuburaho umurewi yego niburaho imfubyi niburaho umupfakazi niburaho impunzi kuyita impunzi kugira ngo mubyumve neza yego musuke umuntu wavuye muri gihugu cy'iwabo akazi wanyu aho ngaho uraho murahana kandi nanone nuri hafi y'iwanyu kandi nuri hafi wijya kuragata ngo ugiye ngo murujana yawe niba utuye Mahama egera Imahama ubagaburire abantu bavuye i Burundi icyo nicyo cya 10 ku Kigeme n'ahandi niba gihari cyangwa se mu nkambi ibyo baragiye n'ahandi bahari begere ubagira gute ubahe kuri icyo cya 10 cyo mu myaka 3 ube wagikusanije neza wakibaze neza riko byumva twikomereze icyo cya 10 nicyo mutanga nge ndashaka kubabaza abantu mutanga icya 10 tuvugisha ukuri nubwo wenda ibingibi bireba barewe bitareba twebwe ariko se bwo mwebwe mwabyitwerere twemere ko wabaye umuyisiraheli gakondo physically twebwe twabaye Abisirayeli mu buryo bw'umwuka wowe none twabyawe n'umwuka n'ijambo ry'Imana ratubyara ubu turi abana b'Imana cyane rwose ariko reka tugaruke ku bashaka kuba Abisirayeli physically ku buryo bw'umubiri murewe mu izina murewe akandi kazi ufite haraka murewe nta gakondo ugira kusaba icya 10 umwenda rukiza hera twemera ko udoza ukawusubizaho mwawushubijeho nibyo
nta gakondo ufite ndayifite UPR nta bintu ucuruza mu mujyi ndabicuruza kenkayori nta mashuri ufite na televiziyo ndayafite uraka iby'iki kuwiteka yavuze ngo nimukagire gakondo mu gihugu cyacu cyangwa mubigurishe mujye ku rusengero babazanire kuko ni ku itegeko ubu ni ubujura bwibishije buciye icyuho ese si cyo baregwa nsanze ibirego babarega iyo muza kuba ibirego babarega iyo baza ibirego babarega biza kuba atari ukuri insengero zanyu ziba zifunguye nsanze ba muri ibisambo by'ingufu kasha ngaho niba mubihakana muze tuburane turacyagenda babyita kwihesha utuntu twundi hakoreshejwe uburiganya n'ubujura kabisa mwitwaje ko abantu bo muri leta badasoma bibiliya iki kiganiro mu gihe abaminisitiri n'abadepite bazicare mu nteko mu cyicareho mwumva ukuntu aba bahungu b'i Kigali bihesha tw'abandi hakoreshejwe uburiganya n'ubunyanga tuvugishe ukuri iki kiganiro nge nzacyohereza mfite inshuti zanjye z'abadepite ziba mu nteko nzababwira bakigeho neza noneho n'izisigaye tuvugishe ukuri uwakwigishije icya 10 muri ibi bitatu tumaze kuvuga yakwigishije iki ese wowe ugitanga utanga iki ese wowe ugitanga ugihande ese wowe ucyakira uri iki wowe ucyakira urinde uri umurewe uri umusuhuke abimenye nabega abangaba abacyaba abangaba yakira abanyiza bakigira abarewi kandi ari abazigaba mwabazigaba mwe mwigize abarewe kungu iki rero cyari icya 10 cy'abasuhuke abatishobe n'abatagira gakondo nyine n'abarewe batagira gakondo muri Isiraheli si cya gatatu twagiye ku cya 4 ntabwo navuze ko tutaratinda kandi nukugira ngo dushyireho umucyo abantu batazarambirwa bakongera kubitubaza nazagiye umuntu wongera kumbaza ku cya 10 nzanashyiraho na thumbnail yacu nshaka kizarebwe n'abangahe cyane rwose ariko mujye munacyohereza bene wanyu bigo babibaza tugeze ku cya 4 Maraki gatatu tugushe kunuza ku ntego yabo 7 handitse amagambo agira ati uhereye mu bihe bya basogokuruza banyu hamwe tuvuye muhora muteshuka yarabananiye yego mukareka amategeko yanjye nimuyitondere nimungarukire nanjye ndabagarukira yego niko Uwiteka Nyiringabo avuga nyamara murabaza muti tuzagugarukira gute yego mbese umuntu yakwima Imana ibyayo ariko mwebwe mwarabinyimye nyamara murabazanya muti twakwimye iki mwanyinye imigabane ya 1/10 n'amaturo muvumwa wa muvumo kuko ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye komeza nimuza n'imigabane ya 1/10 ishyitse muyishyire mu bubiko mu bubiko komeza mu bubiko ahantu duhashyira agapuwenti turaza kureba kurya ndi bitatu ububiko bwaga ari ubuye yego komeza inzu yanjye ibemo ibyo kurya ngaho nimubingeregereshe niko Uwiteka Nyiringabo avuga mureko nazabagomorera imigomoro yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho mu kwiza nzahana indyanyi nyibahora ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawo kitaragera nuko Uwiteka Nyiringabo avuga Imana igumugisha ndashaka gusobanura icyo cya 10 rero reka dusobanura icyo cya 10 cyo mu barewe yego cyo kujya mu bubiko bw'Imana soma mu Kubara 18 Kubara 18 kubara kanihute magere kubara 18 handitse ngo kandi bwira abarewe uti nimukoresha Abisiraheli kimwe mu 10 mbahaye kubakoresha ngo kibe gakondo yanyu mujye mugikuraho ituro mutura Uwiteka muryerereza ribe kimwe mu 10 cy'icyo gice cya 10 iryo turo ryerejwe mutura rizababarwaho nk'aho ari imyaka y'impeke yo ku mbuga muhuriraho cyangwa ibyuzuye umuvure mwengeramo vino uko aba ariko mujya mutura Uwiteka ituro ryerejwe murikuye kuri kimwe mu 10 cya byose
icyo mukoresha abisirayeli mujye muha Aroni umutambyi ituro ryerejwe murikuyeho Uwiteka. Mu byo muhabwa byose abarimo mujya mukura amaturo yerejwe yose mutura Uwiteka, mubirushaho kuba byiza abarimo mukura igice cyabyo cyo kwezwa. Imana igumugisha. Iki cyacumi, iki kiganiro ngenda giha abantu bo mu nteko. Iki cyacumi none umuntu ufite umuvandimwe w'umudepite agihe amuha iki kiganiro. Iki cyacumi cyo muri Maraki noneho ni icyacumi b'Abalewi bashyirwaga icyacumi batangaga, ni icyacumi cy'icyacumi, ni icyacumi cy'ikigira 10. Cy'ikigira 10 hari ibyacumi byakusanyijwe bya 13. Donc iki nicyo cyacumi cyonyine cyajyaga mu bubiko bw'Uwiteka, kuko ibindi byacumi twabonye aho byarangiriraga. Yego, byararibwaga bigahabwa abakene, bikagira ibiki. Ibi byose ntabwo byegeraga inzu y'Uwiteka, ntabwo byayegeraga. Imfubyi zaragiye kenyaga, Imana ikanezerwa, abasuke bakagikocora ikishima, umuryango wanezerewe wagiye kwinjoyinga, Imana ikavuga ati trebye cyane, umuryango naremye nawuhaye kweza. Abalewi nabo ntibakibikaga mu rusengero, bakibikaga mu miryango yabo, mu nzu zabo aho baba, kuko byari ibyo kurya byabo by'iminsi yose. Ariko noneho muri iki gihe bakaba basabwa gufata kuri bya bindi bahawe nabo nk'ibyigira 10, nabo bagakuraho icyacumi. None icyo cyacumi kigashyirwa umutambyi akagishyira, yego mukuru, akagishyira mu bubiko bw'Uwiteka. Icyo cyacumi rero cyakurwaga mu bya 10, nicyo cyajyaga mu bubiko bw'Uwiteka. Niki cyabaye rero kugira ngo Maraki ahanure akishyuza? Ni ukuvuga ngo b'Abisirayeli banze gutanga ibya 10. Urumva bivumbura bavuga ati ibintu n'ubundi tuba tubona muri kudukorera ntahantu abajora cyangwa se ubwo habaye indi myigaragambyo. Noneho Abisirayeli bareka gutanga icya 10, baretse kugiha Abalewi nabo babura icyo bakataho ngo bashyire umutambyi. None Imana, urumva umutambyi rero ni kwa kunda Abalewi babuze ibyo kurya, baracomotse, urumva bigira kwihigira, bajya gushaka intorano. Ambwira ko ubwo izi bintu bakoze bibi, batangiye kumva umuntu ukeneye gutambirwa igitambo akavuga ati wikwirwa wirushye ku nzu y'Uwiteka nta kintu kigira, mpamagara aho ngaho mu rugo nze nkutambire nyishyure birangire. Utangira kujya gukorera amafaranga. Imana irababara nyine, ibwira Abisirayeli gutya ati ngiye narebye mu nzu yanjye. Urumva Imana ntiyaburanye icy'Abalewi kuko bari barangije kujya kukishakira. Imana yaburanye icy'umutambyi mukuru wagombaga gutambira ubwoko bwose, yaburanye icya 10 cy'icya 10, nicyo cyagombaga kujya kubikwa mu nzu y'Imana. Urimo urabyumva neza? None iki cya 10 cyo muri Maraki ntabwo kireba umukristo cyangwa umwizera usanzwe. Nako umukristo nta mukristo utanga icya 10, ntabwo cyarebaga umwisirayeli usanzwe. Uyu munsi cyari icya 10 dushushanyije neza. Ibi bya 13 byaba bireba abanyamadini. None ikitwa abatambyi rero bakwica kubabwira ngo nabo batanga icya 10, bakuburangiza. Ubundi bibaye baramutse babikora mu buryo bwa nyabwo, nka muri wenda icya 10 abashumba bakiriye mu mwaka cyangwa mu gihe runaka, bakabaye bagifata bakajya kukigaba nabo bagakuraho icya 10 bakagishyira bakagishyira he? None se ibiri mu nzu y'Imana byajyaga he? None se uyu munsi kwisezerano rishya ryadusobanura inzu y'Imana icyari cyo kari imibiri yacu baragijyana. Ahubwo wikwibaza aho bakijyana, wibaza ngo baraka iki? Wewe kwibaza ngo barakijyana banza baraka iki? Uyu mutambyi mukuru ari he? Aba Balewi batagira gakondo bari he? Iyo nzu y'Imana yo ni yiri. Ese isezerano ry'amaraso ya Yesu barihinduye ubusa? Noneho reba ukuntu ibi bintu byari bikomeye. Wagombaga si wasomye ijambo ry'Imana rikakubwira ngo ni icya 10 cya byose. Nta kintu na kimwe wagombaga guhinga
utagomba, usibye ko gutanga icya 10 cy'amafaranga urumva ko nta cyari Yesu yababwiye ngo bagira ngo za nyiragasogereza za isogi na nyiragasogereza na enisi na kumino, ni ukuvuga ngo ubutunguru wahinze, amakaroti, ikintu cyose uzi ko wakoze n'amaboko yawe wagombaga kugitangira icya 10 kandi ukibaze neza. Ukibaze neza kuko urabona ko iyo utakibaraga neza wavumwaga wa muvumo, ukakugeraho inanda zikagira iki byose, imizabibu yawe ikaragarika iteze, ibintu byose ibyo byose byari umuvumo, ku buryo nabo bahoraga bajya gutamba ibitambo by'uko bananiwe kugitanga. Ibyo rero yose yari amategeko amwe mu mategeko 600. urumva ko ni itegeko Imana yari yarategekeye Abalewi kubera iki? Kubera ko batagiraga gakondo mu Bisirayeli. Rero sinzi nimba abantu bashobora kumenya gutandukanya isezerano rya kera ngo babashe kuritandukanya n'isezerano rishya. Ibyo byo ntago mbizi, simbizi nimba babizi cyangwa babishobora. Nsomera mu Bagalatiya dusoza ibice 3 murongo. Mba ngize umubabaro nyine ukuntu abantu bibwa barimbuka bazize kutamenya. Yego. Abagalatiya 3:10 murongo wa 10 haranditse ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. Kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbana ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Nsomera Abagalatiya 4:20. Galatiya 4:20 handitse amagambo agira ati icyama nkaba ndi kumwe namwe ubu ngo noroshye ijwi ryanjye kuko mpeze mu rungabangabo. Umvira ijambo, icyama nkaba ndi kumwe namwe ubu ngo noroshye ijwi ryanjye kuko mpeze mu rungabangabo ku bwayo. Abashaka gutwarwa n'amategeko nimumbwire. Ntimurasobanukirwa n'amategeko? Nimwebwe mbaza, nimwebwe umwuka w'Imana baza. Ko byanditswe yuko Aburahamu yari afite abahungu 2, umwe ari uw'inshoreke undi ari uw'umugeni. Komeza. Uw'inshoreke yavutse nk'uko iby'umubiri bigenda, naho uw'umugeni yavutse nk'ubw'isezerano ry'Imana. Ibyo birimo umugani kuko abo bagore bameze nk'amasezerano abiri. Irya kera rimwe ryavuye ku musozi wa Sinayi ribyara ububata aribwo amategeko, iryo ni ryo rigereranywa na Hagari. Ariwe kandi ugereranywa n'umusozi wa Sinayi, uri kumva, wo muri Arabiya, kandi usobanurwa ngo Yerusalemu ya none, kuko ari mu bubata hamwe n'abana bayo. Aha niho Abasilamu bagira ngo Muhammad ngo niwe ariko Yerusalemu yo mu ijuru niyo mugeni, niyo mama wa twese. Kuko byanditswe ngo ishimwe ngumba itabyara tera hejuru, ishimwe ngumba itabyara tera hejuru uvuge cyane utaramukwa, kuko abana b'inkundwakazi ari benshi baruta ab'inkundwakazi. Inkundwakazi ni benshi koko baracyagitanga. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Ariko nk'uko icyo gihe wabyawe n'umubiri yarenganyaga uwabyawe n'umwuka, na n'ubu niko bimeze. Yego. Yesu agumugisha. Shamana. None se bene data nshuti z'umusaraba mukijijwe uyu munsi, muri kwa Hagari cyangwa muri kwa Isaka? Ese ntabwo muzi ko Imana yabwiye Aburahamu ngo senda inshoreke n'umuhungu wayo, kuko umwana w'isezerano atazaraganwa n'inshoreke? Iyi nshoreke yitwa isezerano rya kera, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Yesu yayisendesheje amaraso ku musaraba kubera ko yabonye yuko iyo miruho y'amategeko yose ituzanira umuvumo, ariko aduhereza agakiza ko kwizera kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera, tudatsindishirijwe n'imirimo. Havumwe umuntu wese wizera imirimo itegetswe n'amategeko. Ubu koko reka tuvugishe ukuri, Yesu Kristo, nge ndibaza abantu, ni gute utekereza ko hari ibyo Yesu yapfiriye n'ibyo yaretse? Donko ni nkuko bavuga ati Hagari yaragiye ariko Ishimayeli yarahasigaye. Ntabwo bagiye bombi, ariko uzi ko ariko ako kantu kameze, birukanye Hagari basiga Ishimayeli. Reka umuvandimwe twereke umugira yagiye ababajije, rumva niba nawe nk'ubu nkanjye iki cya 10 rwose nari mbizi n'umutima wanjye n'umwuka wera ntago bibinyemerera, ariko kucyumva ndongeye nyumvishe kabiri. Hari mushiki wacu witwa Kalisa yagikoze ikiganiro ndacyumva, ariko ubu noneho najye nyumva neza. Noneho rero nabo bashobora kubarengana. Oya babo bararengana n'inzira karengana. Ese bahari hano aba ni innocent, nta kibazo bafite kubera ko barayobejwe.
urumva babwirwa niyo mpamvu umuntu utisomera Bibiliya afite akaga n'amakuba muri iki gihe. Bahagazwe imbere n'abantu bibwira ko babizi cyane ko baza babakanga ngo twe turi ba dogiteri muri teoloji, nitwe tuzi ibintu by'Imana, tuvugana nayo, nitwebwiye matambyi, turi hejuru, nitwe Imana yabahaye, nitwe tuba blessinga, nitwe tugira gute. Ariko barabashuka. Icyakora babashutse nabo baba banebwe bo kwisomera Bibiliya, naho basomye basanga barahubitswe ku buryo umuntu asoma ijambo ry'Imana ntaryumve, akananirwa gutandukanya umugore w'ishoreke n'umugore w'isezerano. Ibyo rero bituma bisanga aha hantu bari. Kandi nagira ngo mbibabwire rwose, nimba wowe unyumva uzagende wegera umushumba wawe, kuko twebwe iyo tuganiriye n'abashumba barabitubwira. Mwana agakino tuba turimo mwebwe muzibi. Urumva kwera ko nta kundi kuntu twabona amafaranga. Icya 10 nicyo kintu kinjiza amafaranga menshi mu madini. Niyo mpamvu amadini yose agihuriraho. Aho ururimi baruvuga rimwe, namwe nakivuzeho bahita baguruka. Reka mbwira abantu badukurikire udusoza conclusion yanjye. Bibiliya ivuga neza ikavuga ngo dore umurimo w'Imana n'uyu. Ukwizera uw'Imana agize gute yatumye. Yohana kandika bati hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami. Umwuka nawe atiye imirimo yabo myiza ibaherekeze. Reka turebere hamwe imirimo myiza. Yesu yerekanye itandukanye ry'intama n'ihene. Yego. Mateyo 25:31. Avuga ati hari igenzarobanura intama mu ihene. Yego. Ariko declaration y'ikizakubwira ihene izahebe bivuga ko nabwirizaga. Ihebe bivuga ko nahanuraga. Ihebebe ivuga yuko nagize gute? Nigishaga mu izina rye nkirukana abadayimoni ngasengera abarwayi. Uwo ni umuhebebo. Kandi na hano zirahebebo urazibona kwanze ziba ziri guhebebo. Hanyuma intama zo dore ikintu yavuga n'ibyo yazishubije. Yazibwiye ngo mumve imbere mwankozi z'ibibimwe. Sinigeze kubamenya. Ubukozi bw'ibibi ni ubuhe? Ni ukuvanga umugore w'isezerano n'inshoreke. Komeza. Hanyuma intama nazo hari ukuntu yazivuze. Yaravuze ngo ngewe ndwaye. Mwaransuye cyane. Nambaye ubusa mwaranyambitse. Ndi mu nzu y'imbohe mwaransuye. Ndi umushonje mwaransuye. Ahantu hose. Ngubu umurimo mwiza. Mugende mukore mutange, niba mushaka niba mwumva muri kokerwa n'ibya 10 no kubona imigisha yose yo mu Mana. Mugende mugaburira abababaye. Mufashe imfubyi n'abapfakazi. Itorero ry'Imana rya mbere nk'aya matorero ba Petero na ba Yohana ba Yakobo ba Paulo bakoraga. Umurimo wakorwaga ni uwo kugaburira abashonje. Bakusanirizaga hamwe ibyo gufasha umurimo w'Imana. Mushobora gukusanya ibyo gufasha abakozi b'Imana. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo ukora umurimo w'igicaniro atungwa nawo. Ariko ntatungwa nawo mu izina ryo kuremerereza imitima y'abantu no kubagarura mu mategeko. Ahubwo wowe nk'uko utekereza ko Imana yaguhaye umugisha, uravuga utariko Imana yampaye umugisha, hari umuntu ungaburira ijambo ry'Imana, reka ntekereze ikintu kiza namukorera. Ugafata iki umwuka w'Imana kwemeje kitakubangamiye ukakijyana abantu, umuntu w'Imana akabikusaniriza hamwe, akagira ibyakoresha, nimba ari umushumba wawe akagira n'ibyo agaburira abakene. Kandi nawe aho uri ntubure kugaburira abakene n'imfubyi n'iki. Niyo mirimo iba mu itorero ry'Imana nta yindi. N'amaturo bimwirwa muvuga ngo amaturo n'ibiki byose bira nabyo ni imitwe n'ubujura. Bira byose ni ibintu, ituro ryo kwihumanura, ituro ryo kugira ibike. Mwebwe se mutu ariko se ubundi iyo bakubwiye ngo ngwiri ni ituro ry'umutima ukunze, ubundi ayandi yatanga wanga umutima wanga. Ubwo n'uwa wari ry'umutima ukunze hari n'agahato. Namwe mwuza wa mungani munasesenga. Ituro ry'umutima ukunze iringiri twemera ku mutima wundi taze uri kunze. Hanyuma iryo ry'icya 10 n'agahato. Jamwanya amadini bajawe. Njyamba ndeba abagabo uruhanga rwabize mu makote bakanuye amaso bavuga ibintu mubundikiye koko nk'ubu ibintu biri kugushishikaza bitumye umera gutyo koko by'ubukozi bw'ibibi ni nk'ibiti mu by'ukuri. So nukuvuga ngo rero abizera nimba bashaka kujya mu ijuru bagende. Bene data ngewe ikibazo sinyifitanye n'amafaranga batanga pe. Ijambo ry'Imana avuga ngo ushaka ariko wansomeye ihangane dusome tuhasoreze. 3 Abagalatiya n'ubundi 3:16 havuze ngo ikira Gashyane kanihute magere. Abagalatiya 3:16
nuko rero byasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga iti imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti ni urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo. Ibyo mvuze ni ibi, ni uko isezerano Imana yasezeranije mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryice cyangwa avuguruze uwarisezeranije. Kuko iyo umurage wa mu mategeko waba utakivuye mu byasezeranijwe, ariko dore Imana yawuhaye Aburahamu iyo umusezeranije. None se amategeko yazanywe n'iki? Yategetswe hanyuma kubw'ibicumuro kugeza aho urubyaro ruzazira urwo yasezeranijwe, kugeza aho urubyaro ruzazira. Urubyaro ni Kristo. Hejuru byasobanuye ngo iti urubyaro rwawe nko kuvuga umwe ari we Kristo. Yego. Komeza. Kugira ngo bayatange, bayahe umuhuza mu ntoki, nawe ayahe abantu. Icyakora umuhuza si uw'umwe, nyamara Imana ni imwe. Mbese ubwo bibaye bityo amategeko arwanya amasezerano y'Imana? Ntibikabeho, kuko iyo haba harabayeho amategeko abasha kubeshaho abantu, gukiranuka kuba kwarashohorejwe nayo. Ariko ibyanditswe bivuga ko yuko byose byakingiraniwe gutwarwa n'ibyaha, kugira ngo abizera bahabwe ibyasezeranijwe babiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Icyakora uku kwizera kutaraza twarindwaga tubihashejwe no gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera ko ari kugiye guhishura. Gusa ibindi ni ibiki? Mugende mutanga yanyu bayamire, baporeze inda ziza imbere, bagure vewiti, nimuzagaruka mubwejagura binawangariya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo ukomeje ugasoma, ijambo ry'Imana rinatubwira yuko ukomeza ayo mategeko azabeshwaho nayo. Ni ukubaho inaha, ntabwo ari uguhabwa ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rero bene data, ari mwebwe muri mu isabato, ari mwebwe muri ibyo bintu by'icyacumi, ari mwebwe mutazi gutandukanya ururo n'icyatsi ari ryo sezerano rya kera n'irishya, mutazi agakiza k'ubuntu, mutazi n'imiruho n'imivumo y'amategeko, nagira ngo mbatangarize ijambo rikomeye, mbabwire ngo uyu munsi ni umunsi wanyu wo kubisobanukirwa kugira ngo mutazarimbuka. Narimvuze ngo ntabwo mbabazwa n'amafaranga batanga. Mbabarira bure turayivuga mu kanya. Simbabajwe n'amafaranga batanga, ahubwo mbabajwe nuko mu gutanga amafaranga kwabo bazanirwa umuvumo. Kubera iki? Gutanga icyacumi ni ugusuzugura amaraso n'umusaraba by'umwami wacu Yesu Kristo. Dusoje iki kiganiro. Reka mbabwire abantu mugiye kureba ititire y'iki kiganiro. Iravanga umuntu wese uzi ko yatanze icyacumi mu rusengero rwarwo rwose, Imana amagaze mu butware bwayo, natihana azarimbuka cyane rwose pe. Bisubiremo, umuntu wese uzi ko yafashe amafaranga ye akajyana akajya gutanga icyacumi, yaba asesetse muri ya myobo bacukuye, yaba yahereje umuzigaba n'umwega n'umucyaba w'inaha i Kigali, amenye ko azarimbuka. Erega ibyo ngibyo nibyo ijambo ry'Imana ryavuze ngo mfite icyo nkugaya, kuko wemerera Baramu kuzana igisitaza, kwigisha za nyigisho za Baraki zizana igisitaza imbere y'ubwoko bw'Imana. Ubundi icyacumi bakita igisitaza, abanyamadini bazana imbere y'abantu b'Imana, kuko kirabasitaza mu buryo bo batanazi. Igisitaza se wowe wasitara ku ibuye urireba? Ni ibintu bakinga ahantu bo bakagenda bagasitaraho, bakavumwa wa muvumo wo gusuzugura amaraso n'umusaraba bya Kristo. Bo batazi icyo bakoze, bo bakarwana kibavuna mu mutima, kumbi nikiri kubavuna ni umuvumo bari kwikururira, kandi bakawuvumwa bazi ko bari gukiranuka. Ndagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Shimiye n'umuvandimwe watuganirije. Mbararike gukurikira ibiganiro byacu naho ubutaha. Shalom, 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 shalom.